mu gihe bibaye ngombwa, mu gihe abantu bashaka kumera, bashaka bemeye kuba babi, bagashaka ko nawe uba mubi, jya uguma ku ruhande rw'Imana, wemere ubangame. Yego, aba bantu baricaye baravuga bati twebwe kuramya turabimenyereye. Harimo n'abantu baramya batabishaka kugira ngo bace inshuro. Ariko haje avuga ati uyu munyagwa ejo yihagazeho, n'uyu munsi yihagazeho, noneho byarangiye Hamani abaye ikintu kibacira umutima w'iki urubanza. Uzi umuririmbyi wambaye neza mu bandi basigaye bambara ubusa, baradodesheje utuntu ubona bambaye ubusa, asigaye ari we muntu ubona rwose agerageza gushyira mu bikorwa ibyo yizera. Baraza bakamwegera, ubuse wowe udacumurara, ubuse we ntujya utekereza nabi abantu. Erega aba bantu baba bacecetse, bano bantu baba babeshya ngo ni abantu b'Imana, nibo babikuturusha. Hari icyo ubuvuze? Ntacyo. Iyo usigaye uri urugero rwiza mu bantu babi, ububangamye. Bagezaho aba bantu, ndashaka ko muri iki cyigisho muza kumenya ngo ni bande. Ubundi Moridekayi w'uyu munsi ninde? Ese koko Moridekayi yarabangamye cyangwa ntarabangama? Ako nshaka kubabaza, ubundi umuyuda w'uyu munsi ninde? Umuyuda nyakuri uyu munsi ninde? Ibihamya birerekana ko ari inde. Ubundi iyo bakubajije impamvu utarya nk'ibyo abandi barya, iyo bakubajije impamvu udasenga ku munsi nk'uw'abandi basengaho, iyo bakubajije impamvu utajya aho abandi bajya, utitwara nk'uko abandi bitwara, usobanura wifashishije ubwoko bwawe bw'abayuda cyangwa utanga izindi mpamvu z'ibinyoma? Ese kuki utanywa inzoga? Iyo nzinywe ndabyimba. Ubwo ngo ni umukirisitu arimo arisobanura imbere yande? Imbere ya boss. Iyo nzinywe ngira gute? Ndabyimba. Ariko ko nabonye mutarya inyama bimeze gute? Oya, hari ukuntu mita nsesura umeze. Ubwo ngo agize gute? Arisobanuye. None se kuki musenga kwa gatandatu? Papa na mama navutse ariho basenga. Ubwo uwo ni umuki? Ni umuyuda urimo gusobanura impamvu atagira gute? Uyu mugabo ni umuhanga. Impamvu utanga wisobanura wa mama we zifite aho zihuriye n'ubwoko bw'abayuda. Ikizakubwira ko abantu bakwanga uzabimenya, ntago uzabimenya ari uko wazamuye mu ntera, uzabimenya ari uko wamanuwe hehe mu ntera. Ntago uzabimenya ari uko waguze inzu, uzamenya ko abantu bakwanga ari uko wayiteje cyamunara. Umva umuntu aravuze ati Imana imukubise akanyafu naze yicare ku iseta nkatwe. Wibaza utize uyu muntu yarabitse ari amagambo, yarayabitse ariko yari yarabuze abagira gute? Ayakubwirira. Uyu mugabo yari yaranze abayuda, ariko kuko nta ntebe y'ubushobozi yari afite, ntacyo byari bivuze. Nshuti zanjye, Bibiliya iratangaje. Abagaragu b'umwami bose babaga bari ku irembo. Uyu mugabo Hamani yaratambukaga bakamupfukamira bakamuramya, kuko umwami ariko yari yagize gute? Yari yategetse. Umwami yaragiye abeshwa yuko naramuka ahaye Hamani icyubahiro bizarangira Hamani ari ubonye icyubahiro, ariko baramubeshye. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Ni bangahe bashima Imana? Amen. Imana ibaha umugisha. Ndabona hari n'itsinda rinini riri hanze, ariko ndatekereza ibyuma birimo kuvuga neza, barimo barakurikira. Imana iha umugisha abarimo kudufasha kugira ngo aya majwi twuyumve neza. Ndashimira rero y'abakorari kugana Yesu. Ibyanjye nabo ntago tujya tubona umwanya wo kubivuga, n'ibintu birebire kandi mfite iminota mike. Murakoze rero, iminota yanyu ni mike. Naraye ndamukije abaje gutangira isabato, ubwo abandi tuzahurira mu muhanda. None se ko iminota isigaye ari mike? Ikindi ndashimira Imana uburyo uko bwije nuko bukeye igenda ikangurira abana bayo kwita ku ijambo ryayo no kwita ku murimo wayo. Turi mu gihe gikomeye aho abantu benshi, isi, umubiri na Satani birimo kwifashishwa kugira ngo bibahanaguremo ibyo bahozemo.
biragoye kuri iki gihe guhura n'umuntu ukamubaza ngo ese uracyasengera hahandi, ahita akubwira ngo nagize gute, ntakubwira ngo nabivuyemo, ahubwo arakubwira ngo nabishingutsemo. buriya rero umuntu ashinguka mu bintu atarashinzemo. mwiriwe. niyo mpamvu Pawulo yakanguriye itorero kugira ishyikizo mu bintu by'Imana. kugira ishyikizo ni ukuba ufite impamvu ziguhagaritse zidapfa guhungabanywa n'umuyaga ubonetse wose. Imana rero ibahe gushinga imizi mu byo mwizera mu izina rya Yesu. Tugiye kwigana icyigisho gikomeye gifite insanganyamatsiko ivuga ngo mbese koko ubona Morodekayi abangamye? mbese koko ubona Morodekayi agize gute? abangamye. ndagira ngo dusenge. Uhoraho Mana nziza, tugeze mu mwanya mwiza, mu mwanya twa turimo kumva ubutumwa bwawe bwiza mu ndirimbo. ubu tugiye kubumbura ibyanditswe byera, ari naho dukura ubuhamya, ni naho dukura indirimbo tukuririmbira. turifuza yuko iri jambo duhuriramo nawe wewe waryandikishije, kugira ngo utwigishe, uduhumure amaso. Mwami w'iteka, imyanzuro yera tugiye gufatira muri iri jambo isirweho amaraso yawe y'ikaruvari, kugira ngo tube abantu bihannye, abantu bafite imyiteguro ishyitse, biteguye ubwami bwawe. kandi buri muntu wese uraha umuha ikintu apfumbata azakomeza, kandi icyo kintu kikazamwambutsa imiraba n'imitego tugiye gucamo. tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. mbese koko ubona Morodekayi abangamye? mu by'ukuri turaganira amagambo akomeye ari mu gitabo cya Esiteri. igitabo cya Esiteri gitangira kitubwira umugabo wari umuyobozi ukomeye, wari ufite umugore, ariko baza kutumvikana ku bigendanye no kumwereka iteraniro yambaye ubusa. umudamu aranga, amaze kwanga biba ngombwa yuko haba itegeko ryihuse. iryo tegeko ryavugaga yuko hagomba kubaho ikintu gikorwa n'umwami kugira ngo arengere icyubahiro cy'abagabo. ndetse abagabo bari bari aho ngaho babwiye umwami bati, we gusuzugurwa wasuzuguwe, ariko ramira twebwe abasigaye abagore ntituzabakira. iki gitekerezo kiratangaje. noneho nimureba neza Bibiliya, bamaze gushyiraho itegeko ryo kurengera abagabo, babwira yuko buri mugabo wese aratahiwe akajya gutangaho iryo tegeko kugira ngo abagore batazabasuzugura. iyo nama iza gushimwa n'umwami n'abatware. umwami ahera ko abigenza uko Memukani yamugiriye inama, yohereza inzandiko mu bihugu by'umwami byose, igihugu cyose uko imyandikire yacyo iri, n'ishyanga ryose uko ururimi rwabyo ruri, ngo umugabo wese ajye ategeka mu rugo rwe kandi ngo baryamamaze mu ndimi z'abantu be uko zigize gute? zingana. abagabo baravuze bati, ubwo umwami asuzuguwe n'umugore, twebwe bizagenda gute? ariko igitekerezo n'ubundi cyari kigaragaza yuko haje kuboneka Esiteri, umukobwa w'umunyagano. Esiteri aragenda ajya ibwami ku buryo bw'Imana budasanzwe, ndetse Imana imuherayo umugisha, ahinduka umwamikazi. buriya rero umuntu w'injiji niwe muntu ubona ibintu byikoze akagira ngo ni amahirwe agize, cyangwa n'ibintu byikoze otomatike. ku muntu w'Imana nta kintu kijya kiba nk'impanuka. buri kintu cyose iyo uri umuntu w'Imana, Imana iba ifite imipango yacyo n'inyungu yayo ishaka muri icyo kintu. nuramuka ubonye uri ahantu, nuramuka ubonye wicaye ahantu, imodoka igukereje cyangwa itagukereje, Imana ireba inyungu zayo. kandi icyo nashimiye Imana ni uko iyo irebye inyungu zayo birangira n'izanjye zirimo. ndagira mbabwire ikintu gikomeye. Esiteri agezeyo, nawe ubwe ntiyarazi ikintu gitumye ahagera. arangije
ariko hari ikibazo cyari gikomeye cyari cyarabaye Imana yifuzaga gushakira igisubizo. Imana yari imaze igihe yaratanze amahirwe yo gutaha Abisiraheli bakava mu bunyage, ariko hari harimo abagiye bisigaza inyuma gake gake, bararandaga, gutaha ntibataha. Satani ategura ko bagomba kwicirwa icyarimwe, ntibatahe ngo bazagere hehe? I Siyoni. Icyo nicyo cyatumye Satani uko bucya bukira agenda agenderera umugabo bitaga Hamani, amuzamuramo ideoloji, ingengabitekerezo yo kwanga Abayuda, ndetse arangije Satani akora utuntu tw'amayeri, wa muntu azamuka mu ntera, ahabwa poromosiyo mu buryo budasanzwe. Ubundi nagira mbabwire, ku isi kuzamurwa mu ntera bituruka ahantu habiri: iyo utazamuwe n'Imana uba uzamuwe na shitani. Nta kuvuga ngo wazamuwe n'amajwi y'abaturage yahe. Ni ibyo bintu bibiri. Satani yitegereje uyu mugabo witwaga Hamani, amubonamo igikoresho kizatuma kwica Abayuda byihuta. Imana nayo yari irimo gusoma amakarita Satani akoresha. Imana nayo ikoresha uburyo bwayo. Aho Hamani azaza ajya mu nama, Imana ihohereza nde? Esiteri. Imana itangatanga mu buryo bw'ubwenge. Icyabaye nta kindi, Bibiliya itubwira ko abo bantu bari baragiye bitinza, bagiye kubona babona ibintu birahindutse. Reka njye ikintu mbabwira, ubundi iyo utumviye Imana ku nshuro ya mbere, uyumvira ku nshuro ya kabiri. Iyo utayumviye ku ya kabiri, uba uzayumvira ku ya gatatu, ariko bikugoye. Mujye mwitoza kumvira Imana ku nshuro. Ezira acyuye bamwe, abandi bwa kabiri baratashye, abandi barangije bati abagiyeyo twe twigenda tubanze tuzamenye amakuru y'uko babayeho neza, tutazagenda tugasanga ni mu bibazo twikuye ahashyushye. Satani apanga y'uko batazagera i Siyoni. Nongere mbibabwire ngo umuntu witinza kumvira imigambi y'Imana, n'umuntu wanga kumvira Imana ngo ategereje y'uko imbogamizi zose zizava mu nzira, ntazapfa ayobotse Imana. Ntabwo bizakunda. Ijambo ry'Imana ritubwira ikintu gikomeye. Nimureba, hari amagambo akomeye muri busange. Urugamba rwarakomeje cyane, habayeho impinduka mu bya politike. Izo mpinduka nizo zatumye ibihe bihinduka. Umugabo witwaga Dariyo Hiyasitasipesi, uyu mugabo yakundaga Abayuda cyane. Ibihe byarahindutse, uyu mugabo wari igisubizo ku Bayuda arapfa. Hima uyu mwami witwaga ukomeye cyane, witwaga Ahasuwerusi mukuru. Uyu mwami ntiyari mubi, ariko ntiyajyaga agira ikintu yitaho. Yari wa muntu ubwira ngo nsinyira hano, agahita atera kashe. None se yateye kashe ku itegeko rirengera abagabo ngo abagore batazagira gute? Batazabasuzugura. Hamani nawe aje arangije ati hari ubwoko bw'ubufungamutwe, nsinyira ahangangira icyo nikorera. Yarasinye ntiyasinye. Hirya gatoya Abisiraheli Imana imaze kubatabara, ahamagara Moridekayi aramubwira ati ubu nawe wamaze kuba umuyobozi. Igihe cyo gukiza kw'Abayuda, gukira kwabo kigeze. Yahamagaye Hamani aramubwira ati urwandiko rubica si rwasohotse, sana nawe ngo usinyire urwo kwirengera. Barazana urupapuro ruteraho kashe, arabwira ati ujya kubafata namwe mu mufate. Uyu mugabo rero nta kibazo yagiraga, kashe yari iraho, ubangutse ari ugira gute? Uyikoresha. Abayobozi bo mu minsi y'imperuka niko bazaba bameze. Ntabwo ari uko bazaba ari babi, ariko imyanzuro yabo Satani azaza yivangamo. Kubw'ibyo rero abantu b'Imana nabo baramutse basenze, bakwifashisha imyanzuro y'abayobozi ba leta. Igitekerezo kigaragaza yuko izo mpinduka za politike zatumye ibintu byose byanga. Mu gihe ibi bintu turimo kubyiga, uze kumenya yuko nk'uko byatunguye aba Bayuda, ariko natwe bizagira gute? Bizadutungura. Ikintu gikomeye cya kabiri, muri Hamani Satani yabonyemo inzira yo kurwanya imigambi y'Imana.
uko bwije n'uko bukeye agenda yanga urwango Hamani yangaga abayuda rwari urwango rukomoka kuri Satani, kandi rwagiye ruza gake gake. Byanga byakunda Satani azazamura urwango abantu batugirira urwango, atari uko turi babi, atari uko turi intagondwa, atari uko tubangamye ku irembo ry'ibwami. Ariko hari abantu benshi Satani uko agenda azamura urwango aba arimo gukorera Imana umurimo. Kubera iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'iki n'ikiyoka, no hagati y'urubyaro rwawe n'iki n'urwe. Hari igihe rero umuntu aguhamagara akakubwira ati nutantahira ubukwe uzabage wifashe ndanagukura kuri liste y'inshuti, ukabutaye gahunda yo kuramya ngo urirutse ngo ugiye kujya guterura amakesi mu bukwe ngo urimo uraramira urukundo, n'ubundi muzashwana. Umuntu akagusura ukamugurira za byeri kandi ngo uri umurokore, barimo gucisha mu karyango k'inyuma, no kuvuga uti n'umuntu wanjye ataducishamo ijisho, n'ubundi azari gucishamo. Biri muri gahunda ya Satani yuko mu gihe cyose turi mu kuri kw'Imana azazamura urwango mu bantu batwange, kandi baduhora iki? Baduhora ubusa. Iki gihe cyari igihe kigoye cyane. Hateguwe uburyo bwo kuramya. Ubu buryo bwo kuramya nta kintu abantu b'i Babuloni bwari bubabwiye, abantu bahariya nta kintu bwari bubabwiye, kubera ko kuramya kose mu bitekerezo byabo bumvaga ari ukuramya. Kuri iki gihe mu madini atandukanye kuramya kose ni ukuramya, ibyo wazana byose. Niyo wavuga uti rero kuwa mbere tuzadusenga ipusi, kuwa kabiri imbeba, kuwa gatatu iki, hari abantu bakwicara akavuga ati ntacyo bimaze, icy'ingenzi nuko njye ntazabipfukamira. Ariko najya mbabwire, imisengere igenda ishyirwaho mu buryo butunguranye, imisengere yose yo kwerereza umuntu umwe akitwa ambasaderi w'isi n'ijuru, akaba ari we isi ikesha amahoro. Uwo muntu akishyira hejuru agatera intebe ye ngo isumbe intebe y'Imana, amadini yose akamwubarara imbere nk'aho ari we akesha kubaho, kandi uwo muntu akaba atari Yesu Kristo. Byanga byakunda imiramirize y'ubu buryo igomba kubangamira abayuda. Hari ubwoko bw'imiramirize bukikubangamira. Kumva nigeze kujya ahantu mbona tumaze gushyingura umudamu asigaranye itaka ryo kwirimbi, ahita arifunga ku gitenge. Mpamagara umugabo ndamubwira ni ibi bintu ni ibiki? Arangije arambwira ati njyewe buriya buri muntu wese afite kwizera kwe, iri taka njye nta kintu rimariye, ariko niba rifite icyo rimumariye mureka rijyane two kumubangamira. Hari abantu bateye gutyo batajya bagora ibintu cyane, abo nibo bakenewe rero uyu munsi. Ubwira uti tugiye gusenga ipusi, ati ntacyo, ikibi ni uko itandya. Icyo nagira mbabwire, kuramya uyu mugabo witwaga Hamani, abantu bageze aho baravuga bati reka tumuramye natwe azatuzamura mu ntera nk'umuntu uzamutse mu ntera vuba. Ariko Abisiraheli, Abayuda babona ntago bikunda. Nk'uko ibyo byatunguranye, ni nako uko twerekeza imbere mu rugamba turimo kwerekezamo, kuramya kuzaza kugenda guhindurwa isura, kugeza igihe abantu bazaba batagisenga Imana, basigaye basenga abantu. Kandi ikintu cyakurikiyeho, Satani yaje kuvumbura yuko atari ngombwa kwica Moridekayi wenyine nubwo ku irembo abangamye, ahubwo Satani ashyiraho uburyo yuko bari buhige Moridekayi, ariko birangire harimo guhigwa ishyanga ryose. Ubu ni uburyo bw'ubugome cyane. Niyo mpamvu muzabona n'uyu munsi wa none ugirana ikibazo n'umuntu ariko ugahita umwangana n'abo basengana bose. Ni tekinike ya Satani. Njyewe musoni niba ngiranye nawe ikibazo, ni gute uhita ubizanamo abadive bose? Oya, ntabwo abadive bose bameze nkanjye. Kandi ikindi cya kabiri, kuba naguhemukiye ntabwo bivuze yuko n'abandi bose basigaye inyuma bateye nkanjye. Ariko tekinike ya Satani nuko mu gihe Moridekayi abangamye, n'ishyanga ryose rigomba kubigenderamo. Ubundi tekinike ya Satani ngo iyo wanze nyakabwana harya ngo yangana n'iki? Uwo ni umugani w'abapagani. Ubundi ikindi kintu gikomeye, tujyane muri Esiteri igice cya 3. Esiteri igice cya 3. Hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi
akuza Hamani mwene Hamedata umwagagi. Uyu mugabo bamwise umwagagi. Ubwo birahita biborohera kumva yuko uyu mugabo yakomokaga mu gisanira cyande cya Goliyati. Iwabo wa Goliyati niho uyu muntu yari afitanye isano. Kubw'ibyo rero amateka y'ubutwari bw'Abisiraheli n'intsinzi y'Imana ya Isiraheli uyu mugabo yarabyibukaga. Nk'uko Goliyati yangaga Abayuda, niko n'uyu nawe yangaga iki? Abayuda. Uru rwari urwango rumaze igihe kirekire cyane, ariko hari igihe umuntu aba umugome agasigara afite amahirwe make yo kubura ubushobozi. Ikizakubwira ko abantu bakwanga uzabimenya, ntabwo uzabimenya ari uko wazamuye mu ntera, uzabimenya ari uko wamanuwe hehe? Mu ntera. Ntabwo uzabimenya ari uko waguze inzu, uzamenya ko abantu bakwanga ari uko wayiteje cyamunara. Umva umuntu aravuze ati Imana imukubise akanyafu naze yicare ku iseta nkatwe. Wibaza utize uyu muntu yarabitse ari amagambo, yarayabitse ariko yari yarabuze awagira gute? Ayakubwirira. Uyu mugabo yari yaranze Abayuda, ariko kuko nta ntebe y'ubushobozi yari afite ntacyo byari bivuze. Nshuti zanjye, Bibiliya iratangaje. Abagaragu b'umwami bose babaga bari ku irembo. Uyu mugabo Hamani yaratambukaga bakamupfukamira bakamuramya, kuko umwami ariko yari yagize gute? Yari yategetse. Umwami yaragiye abeshwa yuko naramuka ahaye Hamani icyubahiro bizarangira Hamani ari ubonye icyubahiro, ariko baramubeshye. Leta zo mu isi, abanyamadini bazazibeshya yuko nibaramuka bubashywe nazo zizubahwa, zibaho ububasha, ariko bizarangira ayo madini nta bubasha afite. Urugamba ruri imbere yacu n'urugamba rwo kuramya, ariko abantu benshi ntago barwitayeho. Abantu bararangaye. Nshuti zanjye, mbabwire ngo nk'uko ibihe byahindukiye ku baturage b'Ishushani, niko natwe bigiye kutumerera. Ariko turimo turakora iminsi mikuru, abahungu barimo baraterera amava abakobwa, ubuzima burakomeje, turahinduranya amamodoka nk'abahinduranya kamba mbiri zo mu rugo, turimo turubaka inzu ukavugurura, ugenda iyarebaga hano ukayirebesha aha. Abantu barimo barabona amafaranga, iminsi mikuru turimo turayihimba, mbega twibereye ahantu nk'aho ubuzima buzakomeza kugenda nk'uko bumeze. Ndakwinginze uyu munsi, saba Imana igukangure, usigare ureba ibyago byenda kuza nk'uko Imana ibireba. Tabara ubuzima bwawe. Hamani uyu nguyu yarabyitegerezaga akabona biteye iseseme, kuko umwami nubwo yari yabitegetse, ariko Moridekayi we ntiyamupfukamiraga ngo amuramye. Bukeye abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ibwami babaza Moridekayi bati, ni iki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? Nuko bakundaga umwami se? Reka da. Ubundi nagira mbabwire, kimwe mu bintu bigorana ni ukubona uri mu bantu mwagendanaga ugasigara ari we wenyine utanywa inzoga abandi bose bazinywa. Baratangira bakabaza bati, ariko ubu uturusha kuba abakirisitu, uturusha kumara igihe mu idini, ubu se kanaka ko azinywa si umukuru w'itorero, ariko wagiye ureka kwigira ku buryo ni ukuvuga ngo kuko usigaye uri umwe mu bantu 10 mwari kumwe usigara ubangamye. Ndasaba Imana ngo mujye mubangama mu gihe bibaye ngombwa, mu gihe abantu bashaka kumera, bashaka bemeye kuba babi, bagashaka ko nawe uba mubi, jya uguma ku ruhande rw'Imana, wemere ubangame. Yego, aba bantu baricaye baravuga bati, twebwe kuramya turabimenyereye. Harimo n'abantu baramya batabishaka kugira ngo bace inshuro. Ariko hanje avuga ati, uyu munyagwa ejo yihagazeho, n'uyu munsi yihagazeho, noneho byarangiye Hamani abaye ikintu kibacira umutima w'iki? Urubanza. Uzi umuririmbyi wambaye neza mu bandi basigaye bambara ubusa, baradodesheje utuntu ubona bambaye ubusa, asigaye ari we muntu ubona rwose agerageza gushyira mu bikorwa ibyo yizera. Baraza bakamwegera, ubuse wowe udacumurara, ubuse we ntujya utekereza nabi abantu? Erega aba bantu baba bacecetse, bano bantu baba babeshya ngo ni abantu b'Imana, nibo babikuturusha. Hari icyo ubuvuze? Ntacyo. Iyo usigaye uri urugero rwiza mu bantu babi, ububangamye. Bageze aho
aba bantu ndashaka ko muri iki cyigisho muza kumenya ngo ni bande, ubundi Moridekayi w'uyu munsi ninde? Ese koko Moridekayi arabangamye cyangwa ntarabangama? Ese ubundi abantu barimo kurega Moridekayi bari kumwe nawe ku irembo ni bande? Iki kintu nutagishyikira mu cyigisho uraba wize nabi. Moridekayi abonye byanze, bakazaza bamubaza impamvu, bakomeza kumuhana uko bukeye. Baravuze bati tumutware buke. Abantu nk'aba bajya babaho bafunga umutwe, ariko uko iminsi igenda yegera imbere bakagenda bakazura. Bishoboka ko nawe ushobora kuba urimo kugenda ukazura ibyo wizera. Igihe Yosefu yahanganaga na nyirabuja, Bibiliya iravuga ngo nyirabuja akazaza bimubwira uko bugize gute, uko bukeye. Satani arabizi ko uyu munsi hari ikintu ushobora kuvuga hoya, ejo kigahinduka iki yego. Buriya ngo n'abantu b'abapagani Satani abaha kwihangana kugira ngo bazagere ku musaruro wabo. Icyabaye ni iki rero? Barabimubwiraga bugacya bakongera bakabimubwira, bugacya bakongera bakabimubwira, kuko Satani arabizi yuko umuntu yakubwiye ikintu inshuro nyinshi ugeraho ukumva arakurembeje, ugafata umwanzuro upfuye kugira ngo umwikize. Moridekayi ibiranga. Noneho ikintu gikomeye, bakomeza kumuhana uko bukeye, atabyumviye babiregera Hamani ngo barebe ko yemera ibya Moridekayi, kuko yari yireguje ko ari umuki, ari umuyuda. Ako nshaka kubabaza, ubundi umuyuda w'uyu munsi ninde? Umuyuda nyakuri uyu munsi ninde? Ibihamya birerekana ko ari inde. Ubundi iyo bakubajije impamvu utarya nk'ibyo abandi barya, iyo bakubajije impamvu udasenga ku munsi nk'uw'abandi basengaho, iyo bakubajije impamvu utajya aho abandi bajya, utitwara nk'uko abandi bitwara, usobanura wifashishije ubwoko bwawe bw'abayuda cyangwa utanga izindi mpamvu z'ibinyoma. Ese kuki utanywa inzoga? Iyo nzinywe ndabyimba. Ubwo ngo ni umukirisitu arimo arisobanura imbere yande, imbere ya boss. Iyo nzinywe ngira gute? Ndabyimba. Ariko ko nabonye mutarya inyama bimeze gute? Oya, hari ukuntu mita nsesura umeze. Ubwo ngo agize gute? Arisobanuye. None se kuki musenga kwa gatandatu? Papa na mama navutse ariho basenga. Ubwo uwo ni umuki? Ni umuyuda urimo gusobanura impamvu atagira gute? Uyu mugabo ni umuhanga. Impamvu utanga wisobanura wa mama we zifite aho zihuriye n'ubwoko bw'abayuda. Urugamba rwarakomeje, habayeho ikintu gikomeye. Biza kuba ngombwa yuko Hamani ategura uburyo budasanzwe bwo gushyiraho itegeko ryo kwica abaturage bose, kandi iryo tegeko rikagera mu bihugu byose. Ikintu gikomeye cyabaye nuko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi avugwa yuko atajyaga ahinduka cyangwa ngo avuguruzwe. Mbere gato yuko Yesu aza ku isi, hazaba harimo gushyirwaho amategeko adahinduka kandi atagira gute, atavuguruzwa. Ariko mu ijuru hari Imana ivuguruza ibyo abantu bashyizeho. Nshuti zanjye, ndabizi neza ko abantu benshi kubera ko bibereye mu iroro ntago bashobora kumenya yuko turi mu bihe nk'iby'Abishushani bari barimo. Imana ishimwe. Esiteri arahari, Moridekayi ku irembo arahari. Hari n'abayuda b'Ishushani babona ubuzima bugenda neza, barimo gucuruza udufaranga tukaza, bakubaka inzu bakabona barazitashye. Abaturage b'Ishushani ntago bazi birimo kubera hejuru, biyambariye amarineti. Mwiriwe? Ariko itegeko ririmo rirava hejuru rimanuka rijya he? Ishushani. Imana yakoresheje ubuhe buryo? Uburyo bwa mbere, Imana yashatse abantu bayihagararira mu nzego zo hejuru. Esiteri yinjijwe ibwami, Imana imuha indangagaciro, ahinduka umuntu ushyira inyungu z'Imana imbere, agashyira inyungu ze mu kaga. Esiteri yari umudamu wigererezaho. Esiteri yari umuntu wishimira kubarirwa mu bwoko bwe bwera.
ngaba abantu, umuntu ufite ibyo bintu bitatu nubwo yazamuka Imana ikamujyana muri politike hejuru ntashobora kuzayivaho, ntibishoboka. ariko umuntu wese udashobora kwishimira ubwoko bwe bw'abayuda, umuntu wese udashobora kwemera ko inyungu ze zijya mu kaga ngo aramire iz'Imana, umuntu wese udashobora kwigerezaho ngo afate umwanzuro n'abandi bantu batitire bamutinye, ntabwo Imana izamuzamura ngo ajye aho Esiteri yari ari. ntabwo bibaho. niyo mpamvu cyakora ukabona dufite abantu bakora mu nzego za leta, agahamagara pasiteri akamubwira ati pasiteri, ati rega muri iyi minsi ntabwo nzagaruka. byagenze gute? kubw'ibyo rero unyihangane nibaduhindura bose nibwo nzagaruka gusenga. uyu muntu ntabwo aba ari mu mwanya neza wa Esiteri. inshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikindi gihugu, iyo babonye ibihe bihindutse bamenya yuko bitahindukanye n'Imana. Imana yacu itagira gute? Irahinduka. ariko uyu munsi wa none umuntu arajya kumva itangazo kuri radiyo, agahita acika ururondogoro, agatangira kujugunya ibihamya. murakoze. uyu munsi wa none ibihe birahinduka, aho kugira ngo umuntu agumane n'Imana ye agahita agira ngo n'Imana yahindutse. Moridekayi yari umuntu utagira ubwoba. Moridekayi yari umuntu ugira neza, ntacibwe intege n'uko ineza yitamenyekanye ngo ihabwe agaciro. reka mbaho urugero. Moridekayi bamushinje yuko abangamye, ariko nagira mbabwire yari afite amateka yanditse mu gitabo. umunsi umwe abantu bapataniye kuroga umwami ngo bamwice. ayo makuru Moridekayi ayasanga aho yari ari ku irembo ry'ibwami. ku irembo ry'ibwami ni ahantu ukurura amakuru nubwo yaba atakureba ukayamenya. abadivantisiti turi Moridekayi uri ku irembo. niyo mpamvu hari amakuru tuba dufite abandi batagize gute. Moridekayi amaze kumenya amakuru, yohereza umuntu yirinda kwinjira ibwami. yohereza umuntu aramubwira ati genda ubwire uyu mugabo akurikirane gutya na gutya, ari mu kaga. nubwo arimo kubyina, arimo kwishimira guha abantu ubuyobozi, hari abantu bashaka kumwica, abikurikirane n'ubwenge. umugabo yarabikurikiranye, baza kubafata barabegeranya, basanga bari bagiye kumwica. umwami arangije arabica. amaze kubica ariko kuko amateka y'abantu b'Imana atajya akunda kwandikwa, ibintu byaranditswe ariko ba nyirabyo ntibagira gute? ntibandikwa. kera kabaye Imana igenderera umugabo witwa Ahasuwerusi, ituma ataryama ngo asinzire. Bibiliya iravuga ngo nzarya ndyama nsinzire ku Uwiteka ari umpa iki? ibitotsi. hari igihe Imana ikwima ibitotsi kugira ngo ushyire ubwenge ku gihe. aratekereza yumva ntabwo bigenze neza. umwami arabyuka aravuga ati ariko hari ikintu cyaba cyarabaye mu buzima bwanjye, hari umuntu naba naragiriye neza, waba warangiriye neza, sinyimwiture ko numva nabuze amahoro. buriya nubona wabuze ibitotsi, jya umenya ko hari umuntu wakugiriye neza warenganyije cyangwa wirengagije. uricaye uri mu mafaranga, urimo urabara amafaranga, ufite ibyumba by'intuzu, ufitemo n'ibiraramo amabase n'amasahani gusa. hari umuntu mwaruhanye, mwabanye, udafite n'amafaranga yo gukodesha, ufite umwana kwa muganga, uri kuri WhatsApp urimo uroherereza abantu amafaranga, bakoze ubukwe bagize gute yo gupfusha ubusa. hari umuntu waboze akaguru, hari umuntu waboze akaboko, mwarakoranye ari we wakwigishije akazi. Imana ntishobora kwemera ngo uryame usinzire uri umuntu muzima. bukeye ahamagara abantu arababwira ati mujye mu bitabo musome amateka y'uburyo Imana yagiye indinda. barabisoma, bagwa ku nkuru y'uburyo yari agiye gupfa, agiye kurogwa. arangije arabaza ati mundebere munsi kuri ako kagingo, uwabikoze arahari? bati izina riranditse ni Moridekayi. none se nagira ngo mumbaze, hepfo hari icyo twamumariye? bareba umwami n'isoni, baramubwira ngo ntacyo twamumariye. uyu mugabo ari he muri ino minsi? bati yirirwa ku irembo, mugire bwangu mumuzane. icyo nagira mbabwire ngiki,
Moridekayi w'uyu munsi wa none arimo arafasha abantu mu bitaro, arimo arubaka amashuri. Moridekayi arimo arubaka amavuriro, arimo arafasha ubuzima bw'abaturage, arimo arajijura abaturage, arimo arabwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, arigisha abantu ibyo kurya, imirire. Moridekayi arimo arasengera abantu, akabigisha uburyo bagomba gukorera amafaranga n'uburyo bazigama. Moridekayi arimo aragira inama leta, arimo arakora ibintu byose. Ariko amateka yaranditse, ariko Moridekayi ntapfa guhamagarwa. Ariko hari igihe kizagera, mu gihe Moridekayi azaba arimo kuregwa ibintu bibi byinshi, nibwo Imana izemera yuko bamwe bajya mu mateka basome, bavuge bati Moridekayi nibyo koko ni umufungamutwe, ariko ko tubona ari utoza abaturage ubuzima bwiza n'amagara mazima. Nibyo koko Moridekayi muramurega ko afunze mu mutwe, ku isabato yashize ko yagemuriye abantu muri gereza kandi bakabatizwa. Moridekayi ubwo aracyabangamye? Ntabangamye. Ubanye na Moridekayi ubona abangamye, ariko iyo ugiye mu bitabo Moridekayi ni ingirakamaro. Nshuti zanjye, niba hari umuntu utarimo kumva icyo ndimo kuvuga, reka nkerure. Igitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, handitswe amagambo akomeye ngo muri iki gihe abanzi b'itorero nyakuri babona ko itsinda rito ryubahiriza itegeko ry'isabato ari Moridekayi wicaye ku irembo ry'ibwami. Moridekayi arahari? Ntahari? Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, kubwo gukomeza amategeko 10 y'Imana harimo n'isabato, bakanga kuramya guharawe nk'uko n'abandi barimo gupfa kuramya, ubu bamaze kwitwa Moridekayi. Ikibazo ni kimwe, abadivantisiti b'umunsi wa karindwi barabangamye ntibabangamye? Abantu benshi bavuga ko dufunze mu mutwe, bavuga yuko tutagendana n'abandi, tudakora n'abandi nk'ibyo bakora. Ariko nyine iyo ni ADN yande, iyo niyo ADN. Ubu amaraso ya Moridekayi kirimo, nuko ntabwo aramya kuko abantu benshi bagize gute, baramije. Ntabwo akangwa n'amateka y'ibwami kuko aba ku marembo. Moridekayi si umunyacyaro, ni umusirimu wo hafi y'ibwami, umenya ibibazo byavutse ibwami, akamenya nuko abyitwaramo. Moridekayi afite n'ubuhanuzi, areba kure akamenya aho ibintu byerekera, ariko ntajya asimbuka mu bitagize gute, mu bitamureba. Suri Moridekayi, ntago waba Moridekayi wirirwa mu matiku y'abagore n'abaturanyi mwashwanye. Moridekayi uvuga ngo bamvuze ngo reka. Niba ushaka kuba Moridekayi, va mu ntambara z'amatiku n'utundi tuntu tw'amafuti, usigarana intambara yo kwizera. Icyo najya mubwire ngiki, gira neza, fasha abantu, utarobanuye amadini. Imana ifite ahantu ibyandika, kandi igitabo kizabumburwa ibihe nibiba bibi. Urimo urandikisha iki? Urimo urandikisha iki? Nshuti zanjye, kuba umuntu w'Imana biradusaba kuguma mu byo twizera. Nagerageje kujya mu gitabo cy'ibihamya, ibihamya by'itorero volume ya 5, page 450. Barabyeruye. Muri iki gihe abaprotestanti babona itsinda rito rikomeza isabato nka Moridekayi ku irembo ry'ibwami. Abaki? Abaprotestanti. Twebwe turi abaprotestanti, ariko iyo bahamagaye abandi ngo baramye, bose bararamya, ukabura atangiye uti njyewe ku isabato ntago nzaboneka. Kubera iki se ko bagenzi bawe bose babyemeye? Munyihanganire, njyewe mfite imisengero inyuranye n'iyabo, ariko kuki mubangama? Ubuje wabiki? Dufite gahunda, tuzajya gukurikira iyo, kandi tuzagikura ari kuwa 6. Kanaka ntazane bya bintu byo gufunga umutwe bye ngo ntazaba hari ngo azabagiye gusenga. Ariko ubundi ubwo mubona mutazabana n'abantu, mubona mutazadukenera. Moridekayi ntajya aterwa ubwoba ko azasigara wenyine. Ntajya aterwa ubwoba nuko azasigara wenyine, Imana izamushakira abantu. Kandi Moridekayi nubwo abantu babona ntacyo amaze, ariko ishushani baravuga bati hejuru tuhafite umuntu. Yego, buriya hari abandi bantu ufitiye akamaro, nubwo abo mubana, abo muvindimwe babona ko ntacyo umaze. Uzirinde kuryamira ukuri wamenye ngo nukugira ngo unezeze abantu. Ntibibaho, ntago bikunda. Abaprotestanti rero babona
abakomeza isabato nka Moridekayi ku irembo ry'ibwami, imico yaryo, imyitwarire yaryo igaragaza kubaha amategeko y'Imana, ihora ari igishinja ku bantu baretse kubaha umwami Imana kandi bagakandagira isabato. Uwo muntu uri muri bo kandi atishimiwe rero agomba gukurwa mu nzira. Aya magambo murayasanga no mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo. Moridekayi azaguma ku irembo cyangwa agomba gukorwa akazi ko kugira ngo ahakurwe? Simwe mbaza? Ayo magambo volume ya 5 page 450 ibihamya by'itorero. Uwo muntu uri muri bo, uri muri abo ba protestani, uwo muntu uri muri bo kandi atishimiwe rero agomba gukurwa hehe? Mu nzira. Nagira ngo mbabwire kuva uyu munsi mubimenye, ubudivanisti abantu benshi babona ko bubangamye, ku buryo hari abantu babona buvuye mu nzira amadini yaruhuka, kuko yaba ari amwe, yaba yizera bimwe, asenga ku munsi umwe, asenga kimwe, ababwiriza batwara ibintu kimwe, abapasitoro bakumva ibintu kimwe. Ikibazo gisigaye ni kimwe, ni Moridekayi ku irembo rya hehe? Ry'ibwami. Kandi abantu bari kwibaraza hamwe nawe ku irembo nibo barimo kuvuga bati uyu mugabo mumudukuremo kuko harimo aratubangamira. Imisengere yacu mwari muzi ko ibangamiye andi madini, irabangamye. Vuba bidatinze bazaturega akajagari, akavuyo, kuvuga ibintu bitakagombye kuvugwa, gutwara ibintu nabi, gutuma mu bantu mu mitwe y'abantu habamo akavuyo. Ibyo byose bizaregwa Moridekayi, ariko Moridekayi ntazahinduka. Kuko iki cyo nshimira Imana ni kimwe, Moridekayi aho arimo gupangirwa kwicirwa niho azaca yambaye ikamba. Ibi bintu mukeneye kubyiga. Yego ni byiza kwiga yuko muzajya mu ijuru muzamukiye ku magare, ni byiza yuko rwose mutegura imyenda y'abageni n'ibiki byose, ariko ibi bintu ni mubishakira umwanya. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo iki gitabo kiratangaje. Ni ibiki bizakoreshwa ngo Moridekayi akurwe mu nzira? Ku marembo y'ibwami abantu babe bafite imyumvire imwe, bateye kimwe, basenga kimwe, baramya kimwe, ku buryo Hamani w'i Roma azaza atambuka akavuga ati bose barubamye uretse umuntu umwe. Ikintu cya mbere muri iki gitabo Abahanuzi n'Abami, nicyo gitabo Umurimo wa Gikristo, handitsemo yuko ikintu cya mbere Satani azakora kugira ngo Moridekayi akurwe mu nzira ni ukubyutsa uburakari mu bantu, abantu bakanga Moridekayi kandi atari uko ari mubi. Icya kabiri, abantu bari mu nzego zikomeye kandi bubashywe ndetse abantu b'ibirangirire bazifashishwa kugira ngo batangire gusebya imisengere n'imyizerere ya Moridekayi. Vuba bidatinze. Cya gatatu, gushaka kurimbura kwizera kwabo hifashishijwe icya mbere kubasebya. Cyo ni icya mbere. Mwitegure, hano hari abantu benshi batinya kuvugwa, ubu tugiye kuzaza tuvugwa, tuzavugwa, tuzavugwa rwose. Mwitoze kuvugwa, kandi mwitoze kuvugwa mubone ko ibintu byose ari kimwe. Yohana yaje atarya atanywa, abantu baramureba bahita bavuga baturiya mugabo afite abadayimoni, we wabonye umuntu utarya ntananywa? Yesu arangije aravuga ati rero ubwo Yohana kuba atarya atananywa babipinze, reka noneho njye nzajye mu bantu njye ndya ngire gute nanamwe. Noneho Yesu barangije bamubonye babona anyuranye na Yohana, barangije batuye umugabo we n'ikirura n'igisambo n'igisahiranda n'umunywi w'inzoga. Nuvuga ngo Yesu bamuregaga kwanywa inzoga kubera ko agendanaga n'abantu bigeze kuzibona bazinywa, ariko Yesu yaba atinya uruvugiro ntiyari kujya Karuvari. Abantu batinya uruvugiro ntibazaramba hano, ntago bizakunda. Abantu bazasebywa, hazifashishwa ikaramu n'amajwi. Iri ni itangazamakuru. Ubu twatangiye kugira abantu
bajya mu binyamakuru bakandika yuko abadivanisi umunsi wa karindwi barabangamye, ni abantu badashyira muri gahunda, ni abantu bagenda inyuma, ni abantu badafite icyo bamaze n'ibiki byose. Indirimbo zaratangiye, abakina za komedi, ibinyamakuru birimo biragenda byandikwa. Mbabajwe no kubabwira ko dufite n'abizera bakoresha imbaraga zabo, ububasha bwabo n'ikaramu zabo basebya itorero, bari ku kazi batazi. Moridekayi arimo aratangwa. Niyo mpamvu nimwitoze gusoma ibitabo by'umwuka w'abahanuzi kuruta gusoma ibinyamakuru, kuko muzafatirwamo muri ibyo binyamakuru musoma. Ikindi kintu gikomeye hano havuzwe ni ubutunzi. Ubutunzi buzakoreshwa, hiteguye gutangwa amafaranga ku muntu wese wabangamira, wabona uburyo yakura mu nzira uyu mugabo witwa Moridekayi. Amafaranga barimo barayarya. Umuntu wese witeguye gushinga idini ryabangamira iyi misengere turimo ntiyabura ahantu akura inkunga. Ariko mwiriwe mubanze mukureho amarineti murebe neza. Nshuti zanjye, si ibyo gusa, hazifashishwa amashuri. Ubu muri ino minsi abayobozi bacu bamwe baharaye amashuri cyane kuruta uko baharaye umuhamagaro. Aya magambo nyavuze mbabaye. Cyakora ukabona mu nama ndanga umupastori arimo aravuga ati rero iri torero impamvu inyubako yatinze, hano hayobora abantu batakandagiye mu ishuri. Ariko wa mugabo wicara inyuma harya yitwa kanaka. None se uriya mugabo imeze gute? Pastor, uriya mugabo yarize, aba yibereye hariya nyine yabishyize muri logique, mu mugire umukuru itorero mukuru. Nta torero ry'abantu binjije ribaho. Umuntu umwe aherutse kwicara aravuga ngo bazamushakira abanyamashuri n'abanyamafaranga n'abanyamwuka. Ataho niho nzubakira itorero ribe rikomeye, ariko itorero ryubatse kuri Kristo. Amashuri azifashishwa. Mwarabibonye ko umwana asigaye ava ku rusengero akajya kwiga segonderi yazindukaga. Mu mwaka wa mbere, igihembwe cya mbere, agaruka umusiga mu rugo. Mwaganira akakubwira ati ngiye mama mbashyize muri logique, nkabona biriya bintu byanyu byo gusenga ni ibintu byanyu byabariye abakecuru. Naho amashuri yamukozemo iki? Reka ngira ikintu mbabwira, Satani yaratangatanze. Amashuri azifashishwa, ubuhanga buzifashishwa, ariko Satani kugira ngo atange Moridekayi akurwe mu mwanya we, hazashyirwaho n'itegeko ry'icyumweru. Iri tegeko ry'icyumweru leta zizaryakira. Icya mbere kugira ngo zivugwe cyane, icya kabiri kugira ngo zibone inkunga kuko leta zizaba zikeneye. Ibihugu byo muri Afurika bizarokoka uyu mutego ni ibi. Itegeko ry'icyumweru rizaba rigaragaza inyungu zifatika, rizaba rije nk'igisubizo. Ariko isabato nayo yatunaniye. Urajya gusenga ugakubitana n'umuntu, umwana wavuye kwiga ku isabato kandi yiriwe abaza abantu, ariko abana banyu bari hehe? Mama kana wa muhungu wawe ukubagana ko namubona ari he? Arimo arabara abana b'abandi kandi abe bahetse iki? Bahetse ibikapu bagiye kwiga ku isabato. Isabato yabananiye, musigaranye amasaha 2. Uraza gusenga saa 6 zagera ugasohoka iwawe, ibintu byarazambye, ariko warangiza ngo uzarenganyirizwa isabato. Kirazira, ntago Moridekayi yakubitirwa kuramya atazi kuramya, ntago bibaho. Ahubwo mwebwe murimo muritiranya amakipe. Hari ukuntu umuntu anywa inzoga nkeya akagenda akicara mu bafana yumvisha ikirindi, akicara mu bafana ba Peri azi ko ari aba Rayon Sport. Abimenya rero ari uko ikipe imwe itsinze indi igitego. Hari n'igihe abo yicayemo bataka batsinzwe, wagahita asimbuka ati wo, akabariye inkokora. Hari abantu bamenya amakipe ibintu byivanze. Naha ngaha barahari. None se uragira ngo nkubwire ikintu nasomye mu kanya? Ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2, page 21. Nyamara twari tugifite ikindi kintu kibi cyane twagombaga guhangana nacyo, cyari mu itsinda ry'abavugaga ko bejejwe badashobora gukora icyaha. Mutega amatwi uburyo Satani arwanya abadivanisiti. Dufite izo ntambara z'inyuma
z'abaturwanya ngo ntituramya nk'abandi, Satani yazanyemo n'izindi ntambara imbere. Bamwe ngo ntibagikora icyaha, abandi ngo baratsindishirijwe, abandi ngo nibo basigaye Imana isigaye iririraho. Mutega amatwi, ni iki cyabaye? Ko bashyizweho ikimenyetso kandi ko ari abaziranenge, ndetse ko ibitekerezo byabo n'ibyo bemeraga byaturukaga ku Mana. Abantu benshi b'abanyamuhati bayobejwe nuko kwigira shyashya kwabo baka. Satani yari yarakoresheje ubuhanga bwe ngo atere abo bantu bayobye kwemera isabato, bityo kubw'umurimo bari gukora, nyamara bavuga ko bemera umugabane umwe w'ukuri. Satani yanga isabato, ariko hari umuntu ageraho agahita avuga ati uyu ngiye kumureka yemera isabato kuko azankorera akazi. Wari uzi ko hari igihe muri ibi bihugu bikomeye biri mu ntambara, hari igihe ufata abasirikare bawe ukababwira uti mwebwe mujye ku rugamba murasa amasasu nk'atatu, mumanike amaboko babafate, bazabamarana umwaka babashyire mu basirikare babo, noneho mujye muturwanirira. Ariko muri hehe? Muri ku ruhande rw'abanzi. Hari igihe rero umuntu aje kwiteretera inkumi mu rusengero, umubwiriza akabwiriza, umuntu akamanika amaboko ati ndemeye muransinze ndihannye, tukajyana muri Yorodani tukabatiza. Yarangiza ukazaza ubona umukobwa uzi kuririmba inda avamo, inda ava, akazi arimo aragakora ntagakora. Satani yageze aho abona ko nubwo yanga isabato, ariko kubw'umugambi w'abantu yakohereza bagacanganyukisha itorero. Hari abo yemeye yuko bakira isabato kandi itabakoreyemo, arabarekura baraza, abo nibo barimo kuducanganyukisha. Igitabo kirakomeza kikavuga ngo bazabashe kugwiza ibinyoma byinshi mu bantu. Yashoboraga nanone gukoresha abo bantu Satani mu buryo bukomeye kugira ngo atere abatizera kuzinukwa. Abo batizera batungaga agatoki kuri ba bandi badashikamye kandi badafite ibitekerezo bihamye, bakabafata nk'abahagarariye abadivanisi umunsi wa karindwi. Umuntu yaraje arabatizwa, Satani amutera kumenyekana. Ujya kubona ukabona umuntu arimo aranyonga iminzani y'abandi, ariko ku cyapa yahise shemu dive. Mu ibiro bibiri by'umuceri akagukubita kimwe n'inusu. Warangiza ukamubwira uti, akakubwira ati gira bwangu dukinga isabato itaratangira, nge ndi umuntu uzi ibyo ndimo. Warangiza bati se y'isukari uyikuye kwande? Shemu dive. Mudive wa hehe? Yigeze aba n'umudivaniste? Satani yateye aba bantu kumenyekana nk'ari bo bahagarariye abadivaniste. Noneho ku buryo buri muntu wese uzagirana ikibazo n'uwo muntu azahita yumva azinutswa abantu bitwa abadivaniste umunsi wa karindwi. Uyu mutego wa Satani wakoze akazi gakomeye. Iri tsinda ry'abantu ryikorezaga abantu imitwaro y'ibigeragezo n'imisaraba y'imihimbano Kristo atigeze abikoreza. Ndagira ngo mbabaze, ese aka kazi Satani yaragakoze ntiyagakoze? Yaragakoze. Icyo nagira mbabwire ngiki, Abayuda itegeko ryo gupfa ryahindutse itegeko ryo kurama. Kandi nyuma byaje kugenda gute? Umwanya wa Hamani amaze kumanikwa, umwanya we washyizwemo Moridekayi. Abayuda barongera rero bagira ijambo, ubwami bwongera kugaruka mu biganza byabo. Bibiliya yanjye mfite ari nayo namwe mufite, igice cya 8 haranditse ngo maze, umurongo usoza igice cya 8, maze abantu benshi bo mu mahanga yo mu gihugu bihindura Abayuda, kuko Abayuda bari babateye ubwoba. Iyo ubudive bwakunzwe bwakomewe amashyi, usanga umuntu wese arimo kubwira nanjye nzaba umudive, nanjye ndiwe. Ariko najya mbabwire, vuba bidatinze ubudive bugiye kuzahura n'ibibazo, ku buryo abantu bazasigara babwemera ko bakiri bo bazaba ari abantu mbarwa. Ariko se uri Moridekayi? None se niba uri Moridekayi, wowe koko ubona urimo gukora iki? Abaheburayo igice cya 10, nagira ngo mbibutse bantu b'Imana. Abaheburayo igice cya 10, twihuta iminota yacu ni mike. Abaheburayo igice cya 10, ndasoma umurongo wa 32. 32. Ariko mwibuke iminsi ya kera,
uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo, ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwaga abatyo. Ayo ni amagambo akomeye. Ndagira ngo nkwibutse, utangira uru rugendo, ibuka ibibazo wahuye nabyo, ibuka umuhamagaro wawe, ibuka impamvu zagukuye muri ariya matsinda yandi ukinjira muri iri torero, ibuka umuhamagaro w'Imana n'agaciro isabato yari ifite mu buzima bwawe. Nangira ngo nkwibutse aho wavuye ukagwa, kugira ngo wongere ubyuke, Imana ikubyutse igukomeresha urugendo. Ariko nagira mbabwire ngo umuntu ubona ibintu nk'uko bisanzwe, ndagira mbabwire ngo azahura n'ikibazo. Buriya reka njye kimubwira, kwa muganga iyo urwaye ukarwazwa n'umuntu utagira ubwenge, komeza kubona bazana imiti batera bagira gute ntabaze. Ariko iyo urwajwe n'umuntu ugerageza kugira ubwenge, araza akabaza ngo ejo ko mwamuteye uru rushinge rusa gutya, uyu munsi mukaba muruhinduye. Bagahita bavuga ati rero turaruhinduye kubera ko imiti ya mbere nta kintu irimo kumara, kandi umurwayi wawe ararembye. Ararembye kandi tubona arimo ari bwo kweguka. Buriya arimo kweguka ukabona aranyeganyega, nibyo bibi birutwa nuko yari ameze ari muri koma. Ayo ni amakuru umurwazi uzi ubwenge abaza. Hakaza kuza undi mu dogiteri, dogita none se muri bya bizami mwajyanye ejo mwakuyemo iki? Gusa mube mwitegura, uyu muntu wanyu nta kwezi afite pe, ukwezi ntako. None se ko tubona yatangiye guhaguruka arimo no guherekeza abantu. Biriya nyine bibaho, ariko nkatwe turabibona ko uyu muntu ari mu kibazo. Abayobozi b'itorero benshi ntago bazi ko abizera bari mu marembera. Umubona ari muri korari, ukamubona ku ruhimba abwiriza, ukabona umuntu arimo araza mu materaniro, mwahagurutse abantu kuririmba bakaririmba, ariko ntabwo ari ikimenyetso cy'uko umuntu ari muzima. Ahubwo umuti n'ibizami abantu barimo guhabwa n'ijambo ry'Imana nibyo byerekana benda gupfa na benda gukira. Shaka ukuntu uramira ubuzima bwawe. Ubudivanisiti bw'umunyenga bw'ishushani buzageraho bwange, hagerweho noneho ubudivanisiti bukomeye. Kandi ikindi kintu nagira mbabwire ngiki mbibutsa, nuko mu buryo bwiza bwo guhangana n'ibigeragezo, uburyo bwakoreshejwe bwizewe, ni ugushyiraho gahunda yo kwiyiriza ubusa no gusenga. Amen. Kwiyiriza ubusa no gusenga bifasha umuntu guhangana n'amakuru y'ibihuha y'impinduka arimo kugenda aza. Ubu dufite abantu birirwa kuri za BBC, birirwa ku binyamakuru, kuri za YouTube boherezanya utuvideo, n'ukuri isi irarangiye. Noneho ejo bundi nabonye umuntu wavuze ko 2025 ubu noneho byarangiye, ati twaribeshye muri 2024, ariko sha 2025 ntago twibeshya, noneho dufite ibimenyetso bifatika. Trump ngo yagiyeho sha. Ariko mbabazi, abaturage b'ishushani bashinzwe amakuru ya Trump? Oya, twebwe twiyiriza ubusa tugasenga, tukabwira Imana ngo Mana, Moridekayi na Esiteri ubaho umugisha, kandi itegeko ryo gupfa urihindura iryo kubaho. Ndagira mbabwire ngo umuntu udafite ibihe byiza byo gusenga no kwiyiriza ubusa ntazarenga umutaru. Kandi ubu twese Satani akumvisha ko wiyirije ubusa umunsi umwe wapfa. Ubu hano hari abantu batinya kubwirirwa cyane. Abamama mwiriwe, ntazabwirirwa nkarwara igifu muri segonderi cyari kinyishe. Ariko wamusanga yagiye kurangura, mukubitana saa 11 iminwa yumye, akakubwira ati kuva mu gitondo saa 12 nta n'amazi yari banakojeje mu kanwa. Ko amazi tise byagenze gute? Mba nakaniye. Ariko kwiyiriza ubusa umunsi umwe wapfa bagashyingura. Kwiyiriza ubusa. Icya kabiri, kudaterwa ubwoba n'amakuru y'ibihuha yakugezeho. Icya gatatu, gukoresha ubwenge cyane no kubika ibanga. Ngibi bintu byaranze Moridekayi. Ikindi kandi, Moridekayi yaricaraga akiga iby'ubwami bw'Imana, kuko yarabizi ko Imana ariyo yimika abami ikagira gute, ikabakuraho. Muri uyu mwanya nagira ngo mbabwire ngo abadivanisi umunsi wa 7 turi umuti w'i Galeyadi.
dufite icyo tumaze. Abadivanisi umunsi wa karindwi turi igisubizo n'inyunganizi. Abadivanisi umunsi wa karindwi turi abaturage beza b'igihugu, ntabwo turi intagondwa, ntabwo ari twe bantu dutegura za kudeta, ntabwo ari twe bantu turwanya leta. Turi abantu Imana irimo gutereningira mu isi twiteguye ubwami bw'Imana. Kubw'ibyo rero turi abaturage beza. Abadivanisi umunsi wa karindwi turi isomo. Iyo turebye uko turya, uko twambara, uko tugenda, uko dusoma, turi ishyanga rifite amategeko yaryo, rifite imirire yaryo n'iki, ariko turi abantu beza. Ikibazo ni kimwe, ni uko hari abantu ubudivanisi bwakamanye babusigaranye mu myenda. Abadivanisi turi umuryango mwiza. Abadivanisi turi umurongo umuntu ahagararamo ugahita umenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Abadivanisi turi amaronko y'Imana. Turi abantu Imana iririraho. Nubwo Imana ifite abandi bantu bayo mu madini atandukanye, ariko iyo igeze muri iri torero irahumeka igatuza. Abadivanisi turi ubwoko bwatoranyijwe. Niyo mpamvu nta muntu ukwiye kuzadushakira mu moko isi yagiye igabanyamo abantu. Ntabwo abadivanisi turi abakiga, ntituri abagogwe, ntituri abanyanduga. Abadivanisi ntituri abasirimu cyangwa tube abantu b'abakene. Oya, nta byiciro tugira, turi ubwoko bwatoranijwe. Inshuti zanjye, abadivanisi kubera kwiga ubuhanuzi no kumenya imihindagurikire y'ibihe, isomo dukunda cyane ni isomo ryo mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 16 guturuka ku murongo wa 15. Bibiliya iravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari iki? Ari mibi. Turi mu minsi mibi, kandi dufite ibintu bibiri Imana yaduhaye. Ibyo bintu bibiri nitutabitwara neza tuzabibazwa. Ikintu cya mbere, Imana nitwe yahaye uburyo bwo kubwiriza ubutumwa bw'amarayika 3. Uburyo nitwe tubufite. Icya kabiri, nitwe Mwuka Wera yahaye umwete wo kwamamaza ku isi igiye kugira gute? Igiye kurimbuka. Ibi bintu bibiri nitutabikora neza, iminsi mibi izatwangiza. Ndagira ngo ubwire ngo kuba utagisenga nuko ibintu bibiri, uburyo Imana yari yaraguhaye bwo gukoresha ngo ukize imitima ntabwo wabugumanye. Umwete wera muri wowe warakamutse. Niyo mpamvu iminsi yakubanye mibi. Wagize iminsi mibi y'ubusore, birangira ushatse ugira ngo nibwo iminsi igiye kuba myiza. None n'iminsi y'urushako nayo yakubereye mibi. Uzabona n'amafaranga iminsi ikomeza ibe mibi, kubera ko uburyo n'umwete wera bitari muri wowe. Moridekayi abangamiye abanyamafuti, ariko Moridekayi ntabangamye ku banyakuri. Imana yo mu ijuru ibahe kugira ngo muyibere Moridekayi ku irembo. Muramye Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.